Shalom, turi mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugeze ku munsi wa 42. Ijambo nifuza kugusangiza nirigiri ambuka. Ubonye ibyago bikomeye, unyura mu mateka yakubabaje, rimwe na rimwe ukibwira uti nimariye iki kubaho? Ukareba hafi yawe byose ukabona biragucitse, ibindi ukabona ntibizakugeraho cyangwa se ntibyakugenewe, ariko kuba uriho biguha imbaraga zo kubaho buri munsi kandi ukabaho neza kuruta uko wabayeho. Wikwibwira ko ibigeragezo ari byo byonyine bizaba mu buzima bwawe. Ambuka urebe hirya, ugere hirya, kandi witaze ibikugerageza n'ibyakugerageje. Ntiwihwanye nabyo, kuko ushobora kugeragezwa nawe ubwawe ugahinduka ikigeragezo. Ariko iyo wambutse urebera ku rutugu, urebera kure ibyakubayeho kandi ukabitegeka. Menya ko ufite ububasha, menya kandi ko utari wenyine. Imana yaguhaye kubaho, izaguha no kunesha. Ikumurikire kandi umugisha wayo uguhoreho, urakabaho.